uracyari kumva ijana na kabiri n'ibice bitatu KISSFM ikiganiro cya mu gitondo ugezweho nanjye Sandrine isheja butera hamwe na Gentil Gedeon mu kanya twari turi kukubwira utuntu dutangaje ku mibiri yacu wamugani nk'uko byavuzwe n'umwami Dawidi turemye mu buryo bw'igitangaza. Mu kanya twari tukubwiye yuko umuntu muri rusange ahumbya inshuro 20 ku munota, ibyo bikabyara miliyoni nk'icumi zo guhumbya ku mwaka. Twanakubwiye yuko buriya umuntu aproducinga cyangwa abona amacandwe agera kuri litiro 40,000 mu gihe cyose, ku buryo wagereranyije ibijyanye na beignoire. Yego. Oya, uretse n'ibyo twakubwiye yuko burya amatwi yawe nubwo we warekeraho gukura bakakubwira bati ufite metero zingaho timwe na zingahe, ariko amatwi yawe ntarekeraho gukura. Ntahagarara gukura. Gentil Gedeon mu kanya tubwiye yuko burya mu gitondo ukibyuka uba uri muremure ho santimetero imwe kurusha nimugoroba bikaba byitse. Byika kubera iki? Kubera utuntu turi hagati y'amagufwa yawe tumeze tworohereye ukuntu uko biro bidutsikamira n'iki, ariko usa nkaho ku mugoroba wika, ariko nijoro igihe cyose wari uryamye urambuye biba byagize umwanya wo kwirekura. Buriya ufashe igihe cyawe ukajya ugenda urugendo rungana n'amasaha 12 ku munsi, umunsi wawe amasaha 12 ukayagenda. Yego. Biri like ko mu gihe kingana n'iminsi 690 imyaka 2 irengaho gato waba umaze kugenda isi yose, waba uzengurutse isi. Reka ariko uzi ko isi igendeka niba ari ibyo? Iragendeka. Wayimara. Iragendeka. Ese uzi yuko umubiri w'umuntu tujya tubona inyamaswa ziyuburura nk'inzoka iriyuburura, ariko n'umuntu burya nawe twe turiyuburura. Buri kwezi tuba dufite umubiri mushya. Buri kwezi. Nese ubu sibyo bavuze ngo umuntu dusaba ibyaremwe bishya ko mbona tangiye tukiri hano. Buri kwezi umuntu hari ibivaho, hari umubiri utakaraka. Bimwe hari nubwo tuvuga ngo ni imbyiro, ibindi tukabyita ngo ni ivumbi riri mu cyumba rihese. No kuvuga hari igihe nyine umuntu atumva neza uko ibintu bimeze, uko urumva buri munsi wowe Sandrine hari ibintu bikuvaho inyuma byitwa amaserire morte. Yego. Serire zipfa. Serire z'umuntu zipfa buri munsi. Izipfuye rero zivaho. Hari igihe uzajya kubona ukabona utuntu tumeze nk'uruhu ukajya ngo wagushishuye. Yego. turi kuvungukaho ugatangira no kugira ngo wagize ikibazo cy'uruhu ukajya kwa muganga. Ce sont des cellules mortes. Turiya tuntu rero dushiraho buri kwezi hakaza utundi, mbese umubiri ugahinduka mushyashya. Uribaza yuko izo cellules mortes uvuze tugira izigera ku 30,000 buri munota zipfa. Uribaza utuntu ubuse twabyita ngo iki cellule morte 30,000 zipfa kuri wowe buri munota. Utunyangingo twawe 30,000 turapfa buri munota. Reba igihe tumaze tumaze gupfira hano. Gusa amahirwe nuko nanone hari izindi cellule zivuka. Yego. Buriya impamvu bavuga ngo umuntu ukabona nk'umuntu mukuru yapfuye ashaje, hari imyaka igeramo buriya guhera ku myaka 30 cellule zipfa zitangira kuba nyinshi kuruta izivuka. Yego. Hari igihe kigeraho noneho cellule zigatangira gupfa ntazivuka. Cellule za nyuma zipfa ni iz'ubwonko. Iyo umuntu rero ageze ku myaka mikuru cyane cellule ze zitangira gupfa nta zindi zivuka, hagasigara iz'ubwonko nazo zikagenda zipfa gahoro gahoro. Yego. Umuntu agacomoka aryo. Hari akaterime twari dufite ejo bundi ngo umukecuru apartyo, none kuko mwumvise umukecuru apartyo pe